kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Ubundi ibi by'ama generations byatangiranye n'amatelefone mobile aje. Urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Menya nibi ni ikiganiro cyumba cy'ubumenyi ku bintu binyuranye. Ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi. Kuri Radio Salus. Both beautiful and brutal, where adaptation is the key to survival. Ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza cyane abakunzi ba Radio Salus, by'umwihariko ikiganiro Menya Nibi. Mu gihe isi yugarijwe n'ibibazo bikomeye biterwa n'iyangirika ry'ibidukikije, harimo itemwa ry'amashyamba mu duce tumwe na tumwe nta cyitaweho, maze bigateza ibibazo bikomeye abatuye isi nk'amapfa adashira mu duce dutandukanye tw'isi, indwara z'ibyorezo ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira muri rimwe mu mashyamba abarizwa mu mirongo mibariro y'isi ya tropike. Aya mashyamba akaba ariyo pfundo rikomeye ry'ubuzima mubona kuri ino si, ariko ikibabaje nuko umunsi ku munsi akomeje gushyirwa hasi ku buryo hatagize igikorwa. Uko imyaka yagenda iza, ubuzima kuri ino si niko bwagenda bukendera buhoro buhoro. Iri shyamba tugiye kugarukaho ni rimwe mu mashyamba akomeye afatiye runini abatuye isi, ari ryo Amazon. Akandi gashya turi bugarukeho nuko muri iri shyamba rya Amazon hakibarizwa abantu batazi aho isi igeze, batunzwe n'umuhigo gusa. Iri shyamba ni rimwe mu mashyamba yibasiwe cyane, akomeje kwangizwa cyane kuri ino si dutuye. Turagerageza kuzenguruka muri ino shyamba rya Amazon, turebe imibereho y'ibiremwa birimo, tunagaruke ku ngaruka zikomeye zizagwirira abatuye isi mu gihe rino shyamba rikomeje kwangizwa. Ntimukureho urushinge. Iki ni ikiganiro Menya Nibi cya Radio Salus, mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Christophe Wizeye. Ikaze kuri mwese. Amazon iri ni ishyamba rirumbaraye ku buso bungana n'ibirometero kare miliyoni 5,500,000. Rikaba rifata ku bihugu bigera ku 9 bya Amerika y'Amajyepfo. Iri shyamba rikubakuba igice kinini cy'igihugu cya Brazil n'ibindi bice by'ibindi bihugu bitandukanye bya Amerika y'Amajyepfo birimo Peru, Colombia, Venezuela, Equateur, Bolivia, Guyana, Suriname ndetse na French Guyana. Iri shyamba ni rinini ku buryo urifasha ukaritereka ku mugabane wa Afurika byafata igice kingana hafi na 18% bya Afurika yose. Ufasha agace riryamyeho ukakabara nk'igihugu, byaza ku mwanya wa 9 mu bunini mu bihugu bigaragara ku isi. Igice kinini cy'iri shyamba kingana na 60% cyose kibarizwa mu gihugu cya Brazil, mu gihe 13% igaragara mu gihugu cya Peru, naho ikindi gice kingana n'10% kiri muri Colombia. 13% isigaye isaranganywa n'ibindi bihugu birimo Venezuela, Equateur, Bolivia, Guyana yewe na San Marino. Iri shyamba rifatwa nk'ibihaha by'isi kuko ibyuka bihumanya byiganjemo CO2 bisohorwa n'inganda zikomeye ku isi, yewe n'indi myuka mibi yiganjemo amagazi atandukanye. Iri shyamba ryonyine ubwaryo rifatiye imyuka rikayihinduramo umwuka mwiza wa oxygen, ukaba ari umwuka ufasha ibinyabuzima byinshi kuri ino si, ku buryo ubushakashatsi bwamaze kugaragaza ko umwuka wa oxygen duhumeka kuri ino si ukorwa nibuze iri shyamba rya Amazon ryonyine ubwaryo ribasha gutunganya hafi 20% bya oxygen yose itunganywa kuri ino si. Nkuko byagaragajwe n'abashakashatsi ngo iri shyamba rya Amazon ntago ryatewe n'amaboko ya muntu, ahubwo ngo ni kimeza, kuko ngo ryimejeje muri periode isi yanyuzemo yitwaga Eocene era. Aha haciye imyaka iri hagati ya miliyoni 33.9 na miliyoni 56 yose. Iki kikaba ari igihe isi yanyuzemo, aho bivuga ko ari naho isi yatoye agashyuhe, maze ubukonje mu bice bitandukanye bukagenda bugabanuka gake gake, ku buryo n'ibimera byinshi aribwo byatangiye gushibuka, cyane
cyane hagati y'imirongo mibariro yaba uw'amajyaruguru wa Cancel ndetse n'uw'amajyepfo y'umurongo ugabanya isi mwo kabiri wa Equateur witwa Capricorn. Ibi bikaba byarabaye kuko ariho izuba ryabaga ryitegeye cyane, hagakunda kugaragara gahehere n'agasusuruko ku buryo hashibutse ibimera byinshi, ari nabwo ririya shyamba rya Amazon ryameraga. Iyo witegereje neza ishyamba rya Amazon rigaragaramo ibiti bitohagiye cyane birebire by'amoko anyuranye, gusa ngo nta gipfa kwizana kuko ngo ubu butohagire bw'iri shyamba rya Amazon ngo inkomoko yaryo ahanini ituruka ku mukungugu wagiye utwarwa n'umuyaga uvanywe ku butayu bwa Sahara ku mugabane wa Afurika. Wakwibaza uko byagenze? Kiracyari ikiganiro menya nibi cya Radio Salus. Njye mukomeje kubana ndi Christophe Wizeye. Turi muri iri shyamba rya Amazon, ikibaya rirumbarayeho ni naho haryamyemo umugezi munini witiriwe iri shyamba wa Amazon, ukawuca mu bihugu bigeze kuri 4 harimo Peru, Colombia, Brazil ndetse na Equateur. Abashakashatsi bamaze kuvumbura ku isoko y'uyu mugezi iva mu gace kitwa Rio Montana ho muri Peru. Nkuko abashakashatsi batandukanye bagiye babigaragaza n'imbuga zinyuranye nk'urubuga wa eshatu @sci.news.com bigaragaza ko ubutayu bwa Sahara mu gihe bumaze imyaka miliyoni 7 bubayeho kandi ari nako bugenda bwiyongera, ubwo igice cy'amajyaruguru cya Afurika cyacanirwaga n'izuba rikomeye byaje gutuma havuka buriya butayu bwa Sahara tubona. Urebye neza iri shyamba rya Amazon, ubutayu bwa Sahara bwabayeho rimaze imyaka miliyoni 48 rihagaze, gusa ngo bitewe n'inkubi y'umuyaga ukomeye watangiye kwibasira ibice bya Afurika y'amajyaruguru kuva Sahara yabaho, ngo uyu muyaga wahuhaga umukungugu muri Sahara ukawugurukana ukawurenza uburengerazuba bwa Afurika maze ukawukomezanya hejuru y'amazi magari y'inyanja ya Atlantique, ari nako umwe ugenda usigara muri iyi nyanja, gusa ngo umwinshi wagiye uruhukira mu majyepfo y'umugabane wa Amerika maze ukiryamira mu ishyamba rya Amazon. Uru rugendo rwagiye rubaho umunsi ku munsi kuva Sahara yabaho, rutwara umukungugu mwinshi ku buryo aho bigeze nibuze mu gihe kingana n'umwaka umukungugu wuzuyemo ifumbire utwarwa n'umuyaga uvuye mu butayu bwa Sahara ukajya kwiryamira mu ishyamba rya Amazon ukarifumbira ungana na toni hafi miliyoni 50 zose. Mu gihe uru rugendo rurerure rufata ibirometero birenga gato 7,895 uvuye muri Sahara ugera mu ishyamba rya Amazon. Icyagaragaye nuko bimwe mu bituma ririya shyamba rya Amazon rihora ritoshye ari ifumbire ituruka ku mukungugu uvanwa mu butayu bwa Sahara n'umuyaga, ikaba ifata 56 by'ifumbire yose ifumbira ririya shyamba rya Amazon. Ubushakashatsi bwamaze kugaragaza ko umukungugu mwinshi uturuka mu gace k'amajyaruguru y'igihugu cya Chad kitwa Border Depression. Ikigo cy'ubushakashatsi gishinzwe gukurikiranira hafi ibibera mu isanzure cy'Abanyamerika aricyo NASA, icyogajuru cyacyo cyitwa Calypso giherutse kugaragaza imibare ivuga ko ngo nibuze toni miliyoni 180 z'umukungugu nizo ziba zavuye mu butayu bwa Sahara zikagwa mu ishyamba rya Amazon buri mwaka. Ibi bikaba ari byo bituma ririya shyamba rya Amazon riba inzitane. Nanone ikindi nyamukuru kikaba umugezi munini wa Amazon ukakamba ikibaya cy'iri shyamba. Ubushakashatsi bwamaze gushyirwa ahagaragara n'inzobere mu by'amashyamba zakoze muri Amazon ngo hashize imyaka isaga 11,200 umuntu wa mbere akandagije akarenge mu ishyamba rya Amazon.
umugabo witwa Pete Oxford akaba umushakashatsi ukomeye cyane ku bijyanye n'imibereho y'abantu yagerageje kwinjira muri ririya shyamba rya Amazon kugira ngo arebe imibereho ya bimwe mu biremwa bigaragara muri ririya shyamba. Icyamutunguye akigera muri Amazon yabashije kugira amahirwe asangamo abantu batuye muri ririya shyamba badasanzwe bavuga indimi bihariye kandi babayeho bazi yuko umwambaro utabaho, bibereyeho nk'inyamaswa, batunzwe no guhiga kandi biyambariye ubusa buri. Pete Oxford kugira ngo abashe guhura n'abari abantu bibera muri Amazon yagerageje kwicisha bugufi anabahereza impano zitandukanye kugira ngo babashe kumwiyumvamo, dore ko iyo babonye undi muntu udasanzwe ugerageje kwinjira muri iriya shyamba baba bazi yuko aje kubagirira nabi. Oxford ibi byatumye bamwiyumvamo, batangira no gutemberana nawe muri iri shyamba, gusa indimi bavugaga zikamubera ikibazo ariko akabasha gusobanukirwa neza uko babayeho, akaba yewe yaragerageje no kwisanisha agafata zimwe mu ndyo barya. Icyo yabonye nuko aba bantu bakibereyeho mu buzima bwa kera cyane ushobora kugereranya nko mu myaka isaga 7,000 yose ishize umubare munini w'abatuye isi unyuzemo. Kuri ubu ubuhanga bamaze kugeraho, bamaze kubona umuriro ku buryo babasha gucana no kwotsa. Pete Oxford ari muri ririya shyamba rya Amazon yagerageje kumenya umubare w'abantu bari batuye muri kariya gace ka Amazon yari arimo, ngo agereranije yabonye hashobora kuba hatuye abantu bagera ku 4,000 byose, ariko muri ako gace yari aherereyemo. Mu mafoto Oxford yagiye afata mu ibanga aba bantu, mu kubitegereza neza Oxford yabonye imiterere yabo isa n'abantu basanzwe, ariko hakaba harimo itandukaniro kuko bafite umuco bihariye, ko umuryango umwe uba ufite uwuyoboye kandi ugatura hamwe ukanagenda hamwe mu itsinda. Ikindi kintu kidasanzwe Pete Oxford yabonye nuko bari abantu, mu gihe umuntu usanzwe usanga afite amano 10, bo ngo bamwe na bamwe usanga bafite amano 12 kandi atagaranye. Ubukonje ndetse n'imbeho igaragara muri ririya shyamba, Pete Oxford yavumbuye ko umubare munini ari uw'abantu bo mu bwoko bwa Indians, gusa abenshi barangwa no kugira umusatsi mwinshi ndetse n'ubwoya bwinshi nk'izi nyamaswa tubona, dore ko abenshi usanga nta kenda bikoza. Tukiri kuri uyu mushakashatsi Pete Oxford kugira ngo abashe kumenya neza imibereho y'abari abantu baba muri Amazon yagerageje kwisanisha nabo, dore uko batunganya ifunguro ryabo. Iyo bamaze kubona umuhigo bafite umuriro ku buryo umukuru w'umuryango nk'iyo atahukanye inyamaswa barawucana bakayotsa uko yakabaye ubundi bakayiteraniraho. Gusa tukiri kuri ubu bwoko bw'aba bantu batuye muri Amazon, bamwe batangiye guca kenge ku buryo abatuye mu nkengero z'iri shyamba bo batangiye kugira ubumenyi bwo kuzingazinga impu bakabasha kuzitera ndetse no kugondagonda utururi bihishamo imbeho n'imvura igihe yakaze cyane. Bamwe bamaze no kuvumbura ibyuma ku buryo usanga babyifashisha mu buzima babayeho, abandi batangiye kwiyegereza ibihingwa bimwe na bimwe ku buryo usanga izo nzu z'ibyatsi batangiye kuzingazinga ziba zikikijwe n'ibiti bitandukanye bitanga imbuto nk'insina, inkeri ndetse n'ibindi. Ikindi nuko hari abakora umwuga w'ubudozi ndetse n'ubugeni ku buryo babasha gukora imitako ivuye ku mpu n'ibiti bibaje neza byo mu ishyamba, maze bakayigurisha n'abakerarugendo bagenda hafi ku nkengero z'iri shyamba. Icyagaragaye nuko ababaye mu nkengero z'iri shyamba rya Amazon bo batangiye kugenda binjira mu buzima bwa hafi, mu gihe abatuye muri iri shyamba rwagati bakibayeho nk'inyamaswa burundu. Gusa bo mu nkengero bo bamaze no kuvumbura ibyuma ku buryo babasha gutema ibiti bakabaga inyamaswa bahize, bakaba babasha no kubumba bimwe mu bikoresho babikamo utuntu dutandukanye. Amakuru nkesha urubuga wa/uncontractedtribes.org, nyuma y'impaka nyinshi hibazwa umubare w'abantu batuye ishyamba rya Amazon, ihuriro ry'abashakashatsi bafashe indege yo mu bwoko bwa PT-BAL VCA berekeza hejuru y'ishyamba rya Amazon bararizenguruka. Bakihagera bavumbuye mu bwoko bw'abantu badasanzwe bwinshi bwibera hariya ba Indians. Aba bakaba ari abantu gakondo baribayemo kera cyane kuva mu myaka irenga 11,000 yose ishize. Aba bantu bo uburyo babayeho ni abantu batunzwe no guhiga gusa. Icyagaragaye nuko bafite ubwirinzi ku buryo ikintu kigerageje gutera muri ako gace babayemo bagerageza kukirukankana n'ibibando byinshi.
n'ibindi biti babaje bifashisha mu kurwana. Gusa ku kijyanye n'imibereho yabo bamaze gusa n'abamenya akenge gake kuko bazi kwigondera ibyatsi bihishamo imvura ndetse n'akazuba, kandi nanone nabo batangiye kwiyegereza ibihingwa bimwe na bimwe hafi yabo n'ibiti byera imbuto bitandukanye. Ikigaragara nuko buriya bwoko bw'abantu bibera mu ishyamba rya Amazon genda gusa nk'ahari inyamaswa z'ishyamba neza. Bamwe muri bo bibera mu myobo, abandi usanga ari cyo gihe bagezemo cyo gutangira gushaka aho kuba bagundagunda ibyatsi. Gusa bo ku nkengero batangiye kumenya kubaka inzu y'ibyondo n'ibiti isakaje ibyatsi, ariko muri ririya shyamba rwagati bo ntacyo baramenya gifatika. Nk'uko inzobere zakomeje kuzenguruka ririya shyamba zireba uko imibereho y'abarituye imeze, zamaze kuvumbura ko abantu baba muri ririya shyamba rya Amazon bagiye barushanya ubumenyi bitewe n'uduce batuyemo. Icyagaragaye nuko bamwe mu batuye mu nkengero z'iri shyamba bo babasha no gukoresha ibyuma nk'intwaro cyangwa se ubwirinzi bwabo, mu gihe abo mu ishyamba rwagati bagikoresha imyambi baje mu biti n'imihini mu kurwana. Gusa bose muri rusange nuko babayeho mu buzima buciriritse. Bamwe ugasanga baratangiye kwiga kwambara ibintu biboshye mu byatsi, mu mpu z'inyamaswa ndetse n'utwenda basigirwa n'abakerarugendo. Tugarutse mu gusubiranamo ndetse n'imirwano igiba hariya mu ishyamba rya Amazon, ngo urugamba rwaho ruba rukomeye cyane ku buryo abajya kurwana baba ari abagabo n'abasore. Intwaro bifashisha n'ubundi ntaho zitandukaniye cyane n'izo bakoresha bahiga, kuko harimo ibiti bisongoye cyane, imyambi baje mu biti n'ibibando binini kandi birebire. Umwihariko udasanzwe ugaragara nuko mu gihe cy'urugamba bambara ibintu bimeze nka casque, bikaba bimwe biba bibaje mu biti, ibindi bibumbye mu ibumba. Gusa imyambi n'ibiti bisongosoye cyane bikaba ari bimwe mu bikoresho by'ingenzi bakoresha bari kurwana. Bamwe mu bagikurikiranira hafi umubare w'abantu bakibereyeho mu buzima bwa kinyamaswa mu ishyamba, hageragejwe uburyo ubu bwoko buba mu ishyamba rya Amazon bwarikurwamo bukajyanwa mu buzima bugezweho, ariko birananirana. Batangaza ko badashobora guhindura ubuzima batuyemo kuko ngo burabahagije kandi burabanyuze. Ibi byaciye intege abifuzaga guhindura ubuzima bw'abari batuye muri Amazon. Bamwe mu bashakashatsi bagiye banemeza yuko bari abantu aho kubasagarira ubakura muri iriya shyamba mu buzima babayemo, ahubwo wabahindurira ubuzima bwabo aho bari utabavanyemo. Tukiri muri iri shyamba rya Amazon cyangwa se Amazon Forest, nubwo twabonye ko hari amoko menshi y'abantu agiye atandukanye, ngo usanga ubuzima babayemo buba buri mu mazi abira bitewe n'inyamaswa z'inkazi zigenda zibahitana umusubirizo, bigatuma umubare w'abatuye muri iriya shyamba aho kwiyongera ahubwo ugenda utikira umunsi ku munsi, kuko byagaragaye ko umubare munini w'abatuye muri iriya shyamba ugenda wicwa n'inyamaswa z'inkazi zituye muri kariya gace. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'inzobere zo muri kaminuza ya Leeds cyangwa se Leeds University zari ziyobowe n'abahanga batandukanye harimo Dr. Stephen Arnold. Bashyize hanze ubushakashatsi bwabo bakoreye muri iriya shyamba rya Amazon, bagaragaza ko mu myaka 500 ishize ngo ryari rituwe n'abantu bagera kuri miliyoni 10 zose, ariko kubera kugenda bahitanwa n'inyamaswa z'inkazi ziri muri iriya shyamba, aho kugira ngo umubare wabo wiyongere waragabanutse ku buryo ubu hasigaye abatarenga 200,000. Ibi bikerekana ko buri mwaka abantu bari batuye iri shyamba rya Amazon hagendaga hapfa nibuze 19,600, bamwe bazira inyamaswa z'inkazi n'imvura y'umuvumbi ikomeye. Ubuzima bwo muri iri shyamba uko byifashe bugiye guhiga, abasigaye bamubaragarutse. Reka nze turebera hamwe inyamaswa 10 z'inkazi zitinyitse cyane muri rino shyamba rya Amazon, zihitana umubare munini w'ibiremwa byinshi birituyemo. Inyamaswa duhereyeho iza ku mwanya wa 10 ikaze cyane muri iriya shyamba rya Amazon ni yitwa Brazilian Wandering Spider. Ubu bukaba ari ubwoko bw'igitagangurirwa gifite ubumara bubi cyane ku buryo iyo kiriye umuntu atabasha kugomborwa, ahubwo buhita bwirukanka umubiri we wose agahita ashiramo umwuka bidatinze. Inyamaswa iza ku mwanya wa 9 ni inyamaswa yitwa Assassin Bug. Aka kakaba ari agasimba gateye nk'ikivumvuri, kuziha amahwa menshi ahanda cyane, nanone ku mugongo wako kakaba gafite urusanduku rwuzuyemo amata
amatembabuzi yiganjemo ubumara bukaze ku buryo iyo kariye umuntu ahita yitaba Imana bidatinze. Muri iri shyamba rya Amazon, inyamaswa iza ku mwanya wa 8 mbi cyane itinyitse ni inzoka yo mu bwoko bwa Pit Vipers, ikaba isa n'icyatsi kibisi. Ntago ari ndende cyane kuko idapfa kurenga uburebure bwa 3.7. Iyi yo ifite ubumara bukaze ku buryo iyo igize ikiruma gihita gipfa ku kanya. Tugeze ku nyamaswa iza ku mwanya wa 7 muzikaze cyane mu ishyamba rya Amazon, iyi ni ifi yo mu bwoko bwa Bull Shark. Kuri ubu ku isi habarurwa amoko y'izi fi za Bull Shark agera kuri 480, ariko ubwoko bugera kuri 3 burakaze cyane, akaba ari nabwo bwiganje mu migezi iri muri iriya shyamba rya Amazon. Iyi fi iratyaye cyane ku buryo uwo irumye adapfa gukira. Inyamaswa iza ku mwanya wa 6 muri iriya shyamba rya Amazon ikaze cyane n'ubwoko bw'igikeri cyitwa Poison Dart Frog. Kini igikeri gifite amabara 3 yiganjemo umweru, umukara ndetse n'umutuku. Mu ruhu rwacyo cyifitemo amatembabuzi yuzuyemo uburozi ku buryo uwo kiyateye ahita ahumana akitaba Imana bidatinze. Inyamaswa iza ku mwanya wa 5 ikaze cyane mu ishyamba rya Amazon ni ifi yo mu bwoko bwa Red-Bearded Piranha. Iyi fi iyo uyirebye ntabwo ikanganye cyane, ariko ikaba ityaye ku buryo usanga ibindi biremwa byo mu mazi iba yarabiyogoje. Inyamaswa iza ku mwanya wa 4 muri iriya shyamba rya Amazon niyo tuzi ku izina ry'urusamagwe. Iyi nyamaswa ni imwe mu nyamaswa zigaragara muri iriya shyamba zifite amakare cyane kandi zihitana umubare wa benshi batuye muri iriya shyamba. Muri Amazon, inyamaswa iza ku mwanya wa 3 mu kugira amakare ni ifi yitwa Electric Eel. Iyi fi irakaze cyane kuko ifite ubushobozi bwo kubyara ingufu zisa n'iz'umuriro w'amashanyarazi, ikaba ari nawo ikoresha mu guhitana ibindi biremwa byagerageza kuyirwanya. Inyamaswa iza ku mwanya wa 2 ikaze cyane mu ishyamba rya Amazon ni ikinyamaswa kibarizwa mu bwoko bw'ingona cyitwa Black Caiman. Ikaba ibarizwa mu bwoko bw'ingona ariko ikagira amakare menshi cyane kuyirusha. Iyi nyamaswa uko iteye nuko ikigerageje cyose kuyirwanya igicagagura byihuse. Tugeze ku mwanya wa 1, inyamaswa iza ku mwanya wa 1 muri iriya shyamba rya Amazon mu kugira amakare no guhitana ibinyabuzima byinshi bigaragara muri iriya shyamba ni inzoka yo mu bwoko bwa Anaconda izwi ku izina rya Green Anaconda. Iyi nzoka ni inkazi cyane, ikaba ishobora kugera ku burebure bwa 9 m. Iyo yabaye nini ishobora no gupima ibiro bigera kuri 227 byose. Ifite umwihariko wo kumira ikiremwa icyo ari cyo cyose cyagerageza kuyegera. Izi Green Anaconda zica n'akandi gahigo ko kuba inzoka z'inkazi kandi nini kurusha izindi ku isi. Kugeza kuri uyu munota, kimwe mu bibazo bihangayikishije isi ni iyangizwa rikomeye ry'amashyamba manini ayigaragaraho ryafashe intera ikomeye. No mu ishyamba rya Amazon naho ntihasigaye. Nk'uko mbikesha urubuga nationalgeographic.com rugaragaza ko mu myaka 40 ishize 20% ry'ishyamba rya Amazon ryamaze gushyirwa hasi binyuze mu kuritwika no kuritema, ku buryo uyu muvuduko uramutse ukomeje imyaka 200 iri imbere yazashira ahari ririya shyamba hasigaye inkumba gusa. Kandi nyamara rino shyamba rifatwa nk'ibihaha by'isi dore ko ryohereza oxygen ingana hafi 20% mu kirere cy'isi. Nirikomeza gutemwa no gutwikwa dore ko ibi usanga bikorwa na bamwe mu bantu barituyemo biganjemo bo mu bwoko bwa Indians, gusa babo babikora batazi ingaruka zabyo. Ikindi cyagaragaye nuko hari abaturage batuye mu nkengero zaryo baritema bakanaritwika umusubirizo nta kintu na kimwe bikanga. Turi ni mu gace k'uburasirazuba k'ishyamba rya Amazon. Umva ukuntu abantu baba bari kuribaza abandi baritema. Aba babikora baritema nta kintu na kimwe bitayeho. Nyamara mu gihe ngo hatagize igikorwa, ihinduka ry'ikirere rizakomeza kubaho kandi riteza ibibazo by'ingutu bikomeye hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane mu bice bigaragara hagati y'imirongo mibariro ya tropike, ku buryo biramutse bikomeje umwaka w'ibihumbi 2050 uzasanga imvura yagwaga mu gice cyo hagati y'imirongo mibariro ya tropike yaragabanutseho 20% kandi bikazagenda byiyongera uko imyaka izagenda iza nta gikozwe. Izindi ngaruka zikomeye cyane
cyane nuko bamwe mu batuye igice cy'umukandara wa Afurika bazakomeza kwibasirwa n'ibiza bikomeye byiganjemo amapfa bizateza n'inzara izafata umubare munini w'ababarizwa kuri icyo gice cy'umukandara w'isi wa Equateur. Mu gihe umwuka mwiza wa oxygene uzamurwa mu kirere ikigereranyo c'100%, aha ngo ishyamba rya Amazone ryonyine ubwaryo ribasha kurekura oxygene ingana na 20% yose. Mu gihe iri shyamba ryashiraho, umubare munini w'abatuye isi wazahura n'ibibazo bikomeye cyane birimo kwiyongera kw'indwara z'ubuhumekero ndetse n'indwara z'ibyorezo zitandukanye kandi zifite ubukana. Izi ngaruka zikaba zazaterwa n'ibyuka byazakomeza kuzenguruka mu kirere cy'isi byarabuze ishyamba rihagije ribasha kubiyungurura. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abahanga barimo barashakisha banafata ingamba z'uburyo iriyangirika ry'iri shyamba rya Amazon ryahagarikwa, ariko haracyarimo imbogamizi zikomeye kuko guhagarika baba Indians barituyemo biragoye cyane, yewe n'abandi batuye mu nkengero zaryo haracyarimo imbogamizi kubabuza no kubacunga kubera ubunini bwaryo. Ntago ari iri shyamba ryibasiwe cyane, dore ko tugarutse ku mukandara wa Equateur, irindi shyamba ryibasiwe cyane ari ishyamba rya Congo, naryo tuzagarukaho mu biganiro menya n'ibi biri imbere tukareba naryo uko byifashe. Ndabashimiye mwe mwese twabanye mu kiganiro menya nibi cya none. Mwabashije kumenya byinshi n'ibibera mu ishyamba rya Amazon. Mwumvise ko nubwo rifatiye runini abatuye isi, ariko rikomeje gutemwa umusubirizo no gutwika ku buryo bukomeye. Ibi bikaba bigaragaza ko igihe nta ngamba zifatika zifashwe mu kubungabunga ririya shyamba, umubare munini w'abazaba batuye isi mu gihe cy'imyaka 200 nibuze iri imbere wazibasirwa n'ingaruka zikomeye cyane zirimo amapfa n'indwara z'ibyorezo, ariko byose biturutse kwitemwa n'iyangirwa ry'ishyamba rya Amazon. Ntimugacikwe n'ikiganiro menya nibi cya Radio Salus.